neza turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Haciye igihe icyumba cyacu kidakingura, sinzi aho twari twarataye imfunguzo, ariko zabonetse. Turashima Imana rero ko uruganiriro shuri yobokamana rukomeje, kandi zikaba arizo mpamvu iteka dukingura, kugira ngo tuganire ku buryo bwiza umuntu yarushaho kuyoboka Imana muri iki gihe turimo, tukungurana ibitekerezo. Turi rero mu bihe by'amashimwe, n'igihugu cyose kirimo gihamagarirwa gushima Imana. Rwanda shima Imana. Nkaba nifuje kubasangiza insanganyamatsiko nto kuri uko gushima Imana. Iragira iti: ushimye Imana akira kabiri. Ushimye Imana akira kabiri. Mbere y'uko wenda mvuga kuri uko gukira kabiri kwe, burya hari igihe uba uri mu bukristo bakakubwira ibyabwo, cyangwa utari wabujyamo ukumva burakugoye, ukumva burakuremereye, ukumva buragukanze, kubera ko bavuze bati kuba umukristo mwiza ni uko uba ugomba kuba uzi gusenga cyane. Kuba umukristo mwiza ni uko uba ugomba kuba uzi kwiriza ubusa. Kuba umukristo mwiza ni uko ugomba kuba uzi gukora ibintu runaka bidasanzwe. Ariko nagira ngo mubwire ko niyo waba wishoboreye gushima gusa, ubaye ari byo ushoboye, nabwo byakugira umukristo mwiza. Niyo wakwishimira Imana gusa, ubaye ari byo ushoboye, byagufasha gusabana n'Imana. Tugaruke rero kuri iyo nsanganyamatsiko igira iti: ushimye Imana akira kabiri. Kandi iziye mu gihe cyiza, aho rwose ikwiye kudutera umwete twese nk'abakristo, abananiwe ibindi, abo gusenga birimo bigora, kwiriza ubusa bikaba birimo kubagora, gutanga ibyo babasaba hirya no hino bikaba birimo kubagora, ubaye ushoboye kwishimira Imana gusa, wakora ibyo nyine kuko ari byo ushoboye. Luka, ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice cya 17 umurongo wa 11, twumva inkuru itangaje. Nuko bari mu nzira bajya i Yerusalemu, anyura hagati y'i Samariya n'i Galilaya. Akigera mu kirorero asanganirwa n'ababembe 10. Bahagarara kure barataka cyane bati: mutware Yesu, tubabarire. Ababonye arababwira ati: nimugende mwiyereke umutambyi. Bakigenda biravuga ngo barakira. Aho ni ahambere, barakira. Uko ari 10 barakira. Umwe muri bo abonye akize, agaruka ahimbaza Imana n'ijwi rirenga, yikubita imbere y'ibirenge bye aramushima. Kandi uwo yari Umusamariya. Umurongo wa 17, Yesu amubaza ikibazo: ntimwakize muri 10? Ba bandi 9 bari he? Aramusubiza, ntimwakize muri 10? Ba bandi 9 bari he? Nta bandi bagarutse guhimbaza Imana keretse uyu munyamahanga? Umurongo wa 19, muze kumva uburyo ufite aho uhuriye na wa murongo natinzeho w'aho bakiriye wa 14. Umurongo wa 19 uravuga ngo, aramubwira ati: byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije. Muribuka ko ku murongo wa 14 bavuze ngo bakigenda barakira. Bari bakize bose uko ari 10. Ariko ku murongo wa 19 uyu yongeye gukira, kandi akize bwa kabiri kubera ko yashimye Imana. Ushimye Imana akira kabiri. Ikintu bita gushima, nubwo kigenda gikendera cyangwa kigenda kigabanyuka mu bantu, ariko gushima Imana ni umwitozo ukomeye, ni umwitozo ndasimburwa mu rugendo rwa gikristo. Umuntu ushoboye aba ashoboye ikintu kidasanzwe, kubera yuko n'ibindi byaba byamunaniye akakibasha,
ntabwo aba ari umukristo woroshye. Umukristo uzi gushima Imana ntabwo ari umukristo woroshye. Mu miremere cyangwa irerero ry'abatubanjirije, gushima wari umwitozo ndasimburwa mu myitozo mikuru ihabwa abashaka kuyoboka Imana. Gushima Imana wari kandi uracyari umwitozo w'ingenzi mu kurema mu bantu ubumwe n'urukundo byinshi by'uwabahanzi. Gushima muri Bibiliya hari aho ubibona nk'ubutumire cyangwa se ubusabe Imana ihereza abantu, ariko hari n'ahandi ubibona nk'inama cyangwa se itegeko Imana ihereza ba bantu. Babihabwa kugira ngo bibafashe bakire bwa kabiri, kubera ko akenshi dukira rimwe ari ryo iri ngiri aba babembe bakize, ariko ntibakirira irya kabiri twumva ku murongo wa 19, aho Yesu yongera kubwira uwagarutse gushima ati byuka ugende, kwizera kwawe kuragukijije. Gushima Imana ni umwitozo ufite byinshi biwuvamo. Iyo umuntu awukoze neza atangira gusogongera ibiwuturukamo. Ni ibanga yobokamana gushima, kandi iyo ryibagiranye iyobokamana ry'umuntu riragwingira. Gushima Imana ntabwo byorohera abantu bose, ariko n'umwitozo tugomba kugerageza. Ubanza uri muri mikeya isigaye umuntu ashobora guhangahangana nawo, dore ko n'indi iba inakomeye ukavuga uti ndayitinya. Ariko uwitoje akitoza gushima Imana birangira bimufashije kumenya Imana, kubera ko kuyishima ni ibanga rikwinjiza mu kujya kuyimenya. Ariko kandi nubwo mvuga ko woroshye, ni umwitozo ukomeje kugora benshi, kimwe n'indi myinshi tuba dusabwa. Hari abantu benshi bigisha bakavuga bati Imana irabikeneye ko tuyishima, Imana irabisonzeye. Navuga ni ubishizemo ubushishozi wasanga ahubwo ari twe tubikeneye. Gushima Imana ni isomo ndasimburwa umukristo akwiriye kwiga. Ni isomo, ni ishuri akwiye kwicara akiga, ni akashaka ikayi. Niyo nzira cyangwa umwitozo udufasha gutekereza cyane ku bintu tutajya dutekereza umunsi ku munsi. Uhawe ubutumire cyangwa usabwe gushima Imana aba yinjiye mu ibanga adasanzwemo. Ni ibanga ryo kwibaza ibibazo adasanzwe yibaza. Ibyo mfite byavuye he? Ibyo mfite ninde wabimpaye? Ibyo byose ni ibibazo biteguza cyangwa bifasha umuntu kuyoboka Imana. Ni ibibazo byanze bikunze bikura umuntu mu bito bitoya yagiye abona bikamugeza ku Mana bari baraburanye. Gushima rero byongera kudukiza bwa kabiri, ariko uyu mukiro wa kabiri ndashaka kuwutindaho uriya twabwiwe muri kiriya gitabo twasomye. Niba twabibonye neza, gushima ni ibanga ryo kongera gukira no gusabana n'Imana. Ni ibikorwa bikeya mu buzima bijya biduhereza ayo mahirwe, kuko abantu benshi bafite ibindi bintu byinshi bakora mu buzima bwabo yobokamana, ariko bakabura ibibunga n'ibibasabanya na ya Mana. Uyu mugabo rero twasomye yabashije gukengera iri banga, yabashije kugera aho abandi bantu batajya bagera, ku mukiro wa kabiri cyangwa se ku gakiza ka kabiri, akira kabiri, bitandukanye n'uko baba bembe byabagendekeye. Bari 10, ariko umwe akira kabiri kubera yuko yashimye. Gushima Imana ni filozofi iteye ubwoba, ni umwitozo ukora, ni umwitozo udahusha mu kwigisha umuntu Imana. Ntabwo washima ngo usigare uko wari uri mu bijyanye n'ubusabane bwawe n'Imana. Iyo rero umuntu yitoje iri banga ryo gushima, binyeganyeza imyumvire myinshi asanganywe, bikamukura ku byo yari arangariye, byarangiza bikamwegereza uwo akwiye kurangamira iyo bikozwe bivuye ku mutima. Gushima Imana rero bifite inyungu nyinshi bituzanira, ariko ndashaka gutinda kuri uyu mukiro wa kabiri witwa cyangwa se twakwita gusabana n'Imana. Iyo umuntu ashimye Imana abona amahirwe yo gusabana nayo.
abona aka gakiza ka kabiri, ka kandi Yesu yabwiye uyu muntu akamubwira ati byuka wigendere, kwizera kwawe kuragukijije. Yari aryamye hasi kuri birenge bya Yesu amushimira, nuko yongera gukira bwa kabiri, kandi ibibembe byo yari yabikize bwa mbere. Gusabana n'Imana. Iyo umuntu akorewe cyangwa se ari ibintu byiza akorewe, yarangiza ntiyibuke gushima, atahana agakiza kamwe, akira rimwe, akira kuri ibyo byifuzo gusa yatuye Imana. Ariko iyo umuntu yibutse gushima, akira kabiri, akira ibijyanye n'ibisubizo yaboneye bya bibazo, ariko noneho agakira n'uburwayi bwo kutamenya Imana. Kubera ko bose bari ibibembe, barabanza bakira ibibembe, ariko ntibakize indwara yo kutamenya Imana. Ngo bari 10, ngo ariko 9 ntabwo bashoboye kuza gukira indwara ya kabiri. Bakize ibibembe gusa, ntibakira indwara cyangwa se uburwayi bwo kutamenya Imana. Abantu benshi rero ujya ubabona bari aho banezerewe, bavuga bati hari ibintu byinshi bagiye bageraho, ni byinshi, ariko kubera ko batabonye akanya ko kubitekerezaho ngo bagaruke bashimire Imana, ugasanga bakize rimwe gusa, bakize indwara y'ubukene bwabo bari basanganywe, ntibakira ubukene bwo kutamenya Imana. Gushima ariko iyo umuntu abishoboye bidukorera icyo byakoreye uyu muntu uyu munyabibembe, bidufasha gukira bwa kabiri, tukegera ya Mana, noneho tugasabana nayo. Ni umwitozo rero, iyo uwurebye ukareba icyo wagejeje kuri uyu musore, ukareba icyo wagejeje kuri uyu mugabo, usanga ari umwitozo wasaba umukristo wese kugerageza gukora. Ni umwitozo, ni ishuri umukristo wese akwiye kwinjiramo akiga. Ugusabye gushima Imana ni nk'ugusabye kujya gusenga, baba bagutumye gusabana n'Imana bundi bushya. Umunyeshuri rero mwiza w'isomo ryo gushima aba icyatwa mu kuyoboka Imana. Iyo atagize ibimuvangira, akiga neza ibijyanye no gushima, atsinda ikizami, agatsinda neza ikizami cyo gushima, amenyeramo Imana kuruta abandi benshi, cyangwa n'ahandi henshi twayimenyera. Umunyeshuri rero mwiza w'umukoro w'ishimwe cyangwa wo gushima, mu buzima bwe agera kure, ava ku gukira ibibembe akagera ku gukira kutamenya Imana, akamenyana n'Imana ubuziraherezo. Bikorwa bite? Iyo umuntu atangiye ihurizo ryo gushima Imana, yisanga agomba kugira ibyo yibaza. Yibaza aho Imana iri, akibaza uwamukoreye ibyo yabonye, bikarangira wa wundi wibazaga ngo Imana ibiri hehe, ahubwo asigaye yibaza Satani aba ari hehe. Satani wari nabonaga aganje kuki atampitanye, akaba arenze aho abandi bantu batekereza yagombaga kugarukira. Mu bukristo rero haba imyitozo myinshi y'umwuka, ariko ndabahamagarira kwitoza uyu mwitozo wo gushima. Abahanga mu kwigisha abantu Imana cyangwa ibindi bintu bajya batanga imyitozo ngo abantu bayikore kugira ngo barusheho kubimenya. Bamwe babasaba kuririmba, abandi bakabasaba kwiriza ubusa, ariko ndumva niba ushaka kurema ubukristo bwawe mu buryo butangaje, ukwiye kubwigisha gushima, ukwiye kwinjira muri iri banga, kuko gushima ni umukoro mwiza. Ni umwitozo ukora ubukristo bwawe bukakura. Nzi ko hari byinshi byo kuvuga ku gushima, ariko simbijyamo. Ndashaka gushimangirira iryo banga ry'uko ushimye Imana akira kabiri, abona ineza y'ibyo yakorewe, ariko noneho akanakira uburwayi bwo kutamenya Imana. Umwitozo wo gushima rero ni umwitozo mwiza, ni umwitozo udusabanya n'Imana, ni umwitozo utwibutsa Imana twibagiwe. Ubuzima bwacu bwa buri munsi hari ubwo twibagirwa burundu iby'Imana, ariko umuntu ushima yikingira indwara yo kwibagirwa Imana. Umuntu ushima ushobora kuba uri aho ngaho wibagiwe Imana burundu, ariko iyo ukoze uyu mukoro usanga wongeye ukayibuka. Ni ukugakira bya bindi nyine byo kuvuga ngo Imana yawe iri hehe, ahubwo ugasigara wibaza uburyo ukiriho,
bikageraho bigutangaza ku buryo ahubwo wibazaho abakurwanyaga bagiye. Kwibagirwa ubundi nicyo kintu kituranga, kikaba cyatubuza gushima. Ariko iyo umuntu atangiye gucengera ibanga ryo gushima, birangira bimuhaye imbaraga n'impamvu, cyangwa bikanasibura akayira kagenda kakamugeza kuri ya Mana yibagiwe. Gushima bitwibutsa Imana twibagiwe. Bibiliya rero nk'uko yatubwiye ngo bari 10, bose bakorerwa igitangaza cya mbere, ariko ntago bakize kabiri bose. Uwakize kabiri ni uwaje gushima. Nawe utekereje, mwari 10 ku kazi, mwari 10 abagahawe, mwari 10 abagiye mu kizamu gatsinda, mwari 10 abo Imana yakijije uburwayi, mwari 10, 9 barihe? Niko Yesu abaza. 9 bari hehe ko bo batwawe n'ibyo nabakoreye? Ntibagaruke ngo tuganire, ngo ubwuzu bwiyongere, ngo nabo bakire kabiri. Kristo rero niyo dusabwe gushima mu ijambo rye, tuba dusabwa kugaruka gusabana nawe gusa. Uwaburanye n'Imana iyo atangiye umwitozo wo gushima, barabonana. Yongera kubona uwo yabuze, yongera kubona uwo atabonaga. Bakristo rero, umukristo ibindi byananiye niyitoze gushima, kubera ko gushima byongera gutuma dusabana n'Imana, byongera gutuma tubonana n'Imana, bituma dukira kabiri, tugakira nk'uko uyu munyabibembe yakize. Ku murongo wa 14 ababonye arababwira ati nimugende mwiyereke umutambyi. Bakigenda barakira, bose barakira. Ariko ku murongo wa 19 niwe ukira wenyine bwa kabiri. Aribyo ndimo ngira nti gushima Imana ni ugukira kabiri. Duhabwa ikindi kintu kirenze icyo twahawe ubwo twakorerwaga icyiza twanze kuza gushimira. Mu buzima rero haba byinshi, kandi biba byoroshye kwibagirwa Imana n'ibyo yagukoreye, ariko iyo witoje gushima birangira ufunguye cyangwa usibuye irembo rigusubiza cyangwa rikuganisha ku Mana. Utubazo nka ninde wabikoze, ninde wabimaye, ni ibibazo bitagusiga ukuri, kuko bikwinjiza mu ibanga rikomeye ry'Imana. Uwo ni wo mumaro ukomeye cyane wava mu gushima Imana. Gukira bwa kabiri, ugakira kutamenya Imana, ugakira kudasabana n'Imana, kubera ko bya bindi byose Imana idukorera, ibidukorera kugira ngo tube umwe kandi tunasabane nayo. Mu isi rero, ufite uwo ashima akaba afite uwamugiriye neza, burya ntabwo bikwiye kugarukiraho. Akwiye kwibaza uwamumuhaye, akibaza uwamumuhaye, maze kwibaza bigakomeza kugeza bigeze ku wabaduhaye bose. Uwaguhaye umudamu ufite, uwaguhaye umugabo ufite, uwaguhaye umwana ufite, uko umwibazaho niko bigukura mu isi yabo ubona gusa, bikakugeza mu mashimwe wishyuzwa nawe utabona. Bidufasha noneho kurenga aba bantu bagaragara, tukagera mu batagaragara, tukagera mu babaduhaye. Aho niho tuba turimo dukingura irembo ryinjira mu waduhaye bose, ariyo Mana. Unaniwe ibindi rero akishoborera gushima, byanze bikunze nawe asabana n'Imana, kuko ushimye asabana n'Imana. Ushimye akira kabiri. Ushimye igikorwa cya mbere gikomeye cyane yunguka cyangwa se abona ni ugusabana n'Imana, yibuka Imana, maze bikamukiza akajagari n'urupfu biterwa no kutayimenya no kutayibuka. Numva rero twese dukwiye kwisubiramo, tukitekerezaho, tukareba niba tudaheruka Yesu avuga ngo genda urakize, ntitugaruke ngo dushime. Ese ntibari 10?
ni wowe wenyine ugarutse gushima. Ni ikibazo cyo kwibazaho. Ariko kandi tukongera tukibaza ku murongo wa 19 aho tubwirwa ko uyu muntu wagarutse gushima yongeye akabwirwa na Yesu ngo urakize. Ukibaza uwo mukiro wa kabiri yari ahawe. Abantu benshi rero iyo ubwiye uti nyabuna yoboka Imana, shima Imana, batoya ati njyewe ndi imfura ntabwo iby'Imana nshaka kubijyamo. Ariko burya nta n'ubufura budashima. Iyo umuntu adashima aba ari ingayi, kandi ibyo nta bupfura bubirimo. Twitoze gushima Imana rero, kubera ko gushima Imana ni umuti udukiza kuyibagirwa. Ni umuti udukiza umwuma wo kudasabana nayo. Ni umuti udukiza ikibembe kiruta ibibembe bya mbere gukomera. Disi bakize ibibembe by'umubiri, ariko imitima yabo ikomeza kujya kure y'uwabahanze. Nta n'ikibembe kiruta icyo. Disi yari akenewe kongera kubwirwa urakize, kubera ko yari atarakira indwara iruta izindi. Yari yakize indwara ya mbere yaboneshaga amaso, ariko yari atarakira icyo kutiyunga n'umwami wamuhanze. Gushima rero Imana bidukiza kabiri, byongera kubyutsa urukundo rwacu nayo bikaruvugurura. Ushaka rero kwibuka Imana ubutayibagirwa, uyu ni wo mwitozo ashobora gukora ubuzima bwe bwose. Kandi ndavuga umwitozo kubera ko abenshi ubu dukora imyitozo n'amasiporo cyane. Ubukristo nabwo bukeneye imyitozo idufasha gukomeza kuyoboka Imana muri iki gihe birimo kugorana. Ikindi kintu cya kabiri, kuko ndavuga bibiri gusa, twavuga biva muri uyu mwitozo ndasimburwa mu iyobokamana, kandi mwibuke ko nabikomojeho ko utawukoze byanze bikunze iyobokamana rye riragwingira. Kandi ushaka ko ryisumburaho arawukora, arawitoza. Icyo ni cyo cya mbere rero akuramo gusabana n'Imana. Niho bihishe, nta handi kereka mu yindi myitozo bijyana Imana yagiye iduhereza. Cya kabiri rero umuntu ashobora gukura muri uyu mwitozo ndasimburwa ni ubwenge. Iyo umuntu yitoje gushima Imana, yiga gushima ikintu gikwiye. Ni umwitozo wavuga ko udukiza gushima ibidakwiriye. Gushima Imana, bisubiremo, ni ugukira kabiri. Kubera ko dukira ibisanzwe, ariko kandi tugakira kudasabana n'Imana, indwara iruta izindi zose ububi. Ariko icya nyuma aricyo cya kabiri ndimo mvuga, nanone bitwigisha ubwenge. Bidukiza kabiri mu buhe buryo? Bidukiza gushima ibidakwiriye. Uwashimye Imana arekeraho gushima ibidatunganye. Burya muri ubu buzima abantu benshi hari ubwo bashima bagashima n'ibidakwiriye. Gushima Imana biba ari ugushima icyiza kiruta ibindi, kandi ibyo ubwabyo biba ari umuti, kuko ni umuti utuvura gushima ibidatunganye. Murabizi ko Pawulo hari aho yandika ati abavuga izina ry'Imana bave mu bidatunganye. Burya uwashimye Imana icyiza kiruta ibindi yakarekeyeho gushima ikibi icyo ari cyo cyose. Iyo rero tubwiye ngo mushime Imana, hari n'aho Bibiliya ibitegeka. Nko muri Zaburi wabonaga hari aho urimo aremarema iyobokamana ry'Abisirayeli abinginga ngo bigire ibwina mu kurushaho kushima Imana. Timuyishime niyo yaturemye. Ngira ngo icyo gihe ubu batangije ishuri ryo kumenya ko igikwiriye gushimwa ari cyiza kiruta ibindi. Bityo ibiciriritse biri munsi yacyo ntibihabwe agaciro karuta icyo nyine. Iyo rero umuntu ashima Imana, atangira kwinjira mu ibanga ry'uyu mukiro wa kabiri. Umukiro wa kabiri mu buryo bwo kudusabanya n'Imana, ariko kabiri nanone mu buryo bwo kudukiza gushima ibidatunganye. Iyo rero tuwitabye neza uyu muhamagaro, biturinda gushima ibihabanye n'Imana. Nasaba rero ngo Rwanda shima Imana turimo twinjiramo kandi twese turimo tuvuga, idufashe kugera kuri ibyo bintu bibiri basi. Kurekera gushima ibihabanye n'Imana ndetse no gusabana n'Imana kurushaho. Iyo umujeni yashimye Imana akaba yayishimye by'ukuri, aba atangiye urugendo rwo kurekeraho gushima ibidatunganye.
kuba Imana iriho ni agakiza, kuko biturinda kurekeraho gushima ibidatunganye. Ushima Imana rero aba agaragaje yuko hari ikintu azi ku Mana. Udashima nawe aba yerekana ko hari icyo ataramenya ku Mana. Iyo umuntu akoze neza uyu mwitozo wo gushima, yisanga agize ubwenge budahabwa abantu bose. Hari agatambwe ajya atera mu rugendo rwo gutandukanya icyiza n'ikibi, agakuye mu kwitoza gushima Imana. Soza rero, mu materaniro iyobokamana nyaryo rikwiye kudutera kwibuka imbaraga z'uyu mwitozo, nuko tugasaba abakristo bacu bose kongera kuwuzamura. Uyu mwitozo bakawukora cyane. Nibaguha uyu mwitozo, ujye ugerageza urebe ko wawukora. Niwibagirwa Imana ukabona burakeye ntabwo ukiyibuka, jya ukora uyu mwitozo, wowe uzajya ureba ikivamo. Uyu mwitozo urimo inyungu nyinshi kandi abakristo bakwiriye kuzitekerezaho. Ntibikwiriye kurangirira mu guhereza Imana ituro gusa. Ibyo gushima bikwiye kujyana n'ubwivugurure mu mibanire yacu nayo. Ibanga ryo gushima ridukiza kabiri. Riduha gusabana n'Imana kandi rikadukiza gushima ibidatunganye. Bakristo rero, twivugurure. Gushima Imana ni ukuganira n'Imana, nabyo tubyitoze. Tuzatangazwa n'imibanire mishya izabiturukamo. Ubikoze neza akira kwibagirwa Imana. Ubikoze neza asabana n'Imana. Kandi ibyo abatabifite nibo barwaye indwara yishe abakristo benshi muri iki gihe. Iyo ubikoze neza ukira icyago cyo gushima ibidatunganye. Ndi wowe, mu gihe ibindi ubukristo bidusaba bikigoranye, naba nigeragereza ibyo gushima Imana. Nibyo naba nikorera, ibindi nkazaba mbyiga. Rwanda shima Imana rero ntikabe kurondora urutonde rw'ibyakozwe i Rwanda gusa. Byakabaye kumenya neza uwabikoze, tukarushaho kumukunda no gusabana nawe. Gushima Imana nyakuri nk'u Rwanda numva ari ukongera kuyibanira, si ugutondeka urutonde rw'imirimo yakoze gusa. Kuko Imana ntisonze y'ibigwi nk'abakozi bafite uwo bacinyira inkoro. Oya, gushima ni ukongera kwibutsa Imana, tukazanzahura urukundo rwacu nayo. Iyo bigarukiye mu magambo biba bibushije intego nyamukuru. Bavandimwe rero, ndabifuriza kujya mbere mu kwitoza uyu mukoro mwiza, umukoro wo gushima, kubera ko ushimye akira kabiri. Akira kudasabana n'Imana kandi agakira no gushima ibidatunganye. Ibyo byombi nta handi wabikirira kereka mu kwemera ugakora uyu mwitozo. Nimuhaguruke rero tuwushyiremo imbaraga kandi tubitekerezaho. Ibindi byaba ari amagambo masa. Imana ibahe umugisha.